Race back again. Twagarutse mu kiganiro cyacu nk'uko musanzwe mubizi ni Ghetto TV. Ikiganiro ni Hidden Diamond. Nk'uko bisanzwe tujya hasi ahantu mutazi tukagenda tukabazanira impano zigiye zitandukanye ariko mutigeze mugira amahirwe yo kumenya. Hano ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abasore babiri. Baratangira batubwira n'icyo bakora. Mwaka waranzwe n'amarira 2020 shavuza amaniga sinavuga ko nza gukumbura no mbere y'umwaka w'umwaku. Nitwa King Mind, ndi umuhanzi nyarwanda ukizamuka, ndi kumwe n'umugitariste w'umuhanga cyane mwamwumvise yitwa Eric. Murakoze cyane. Wow man, this is dope bro. Kabisa ewana urabasha. Murakoze cyane. Kabisa ewana. Don't give up, numvishe man, voko yawe man irarenze, iri ku rundi rwego. So man, don't give up. None se King Mind, ufite ingoma zawe zingahe? Se ziri hanze, hari zikiri studio, bimeze bite? Hari ingoma mfite YouTube channel yitwa King Mind. Iyo ngoma yitwa umwaka w'umwaka, niyo natangiriye. Twarimbaga 2020 na covid bira bibazo yazanye n'iki, nibyo twari benshi cyane. Ubwo ni umwaka w'umwaka mfatanyije n'abahanzi bakora muri City Records, ni studio hano muri Nyagatare. Iri kuri YouTube channel yaboneka umwaka w'umwaka. Ariko mfite n'indi ngoma iri muri studio yenda gusoka hafi ahangaha muri no minsi. Mo ndapanga kuba nayishyira hanze. None watubwira nize mbogamizi ugenda uhura nazo? Urabona uracyari kuzamuka, ntago wenda navuga ko wagezeyo ariko uracyari kwiyubaka. Tunize mbogamizi uhura nazo muri industry ya music? Urebye imbogamizi biba ni benshi, ni imbogamizi iri ku bantu benshi cyane. Ni ikibazo cy'ubushobozi iyo butaraboneka, kuko umuntu afite ubushobozi yakora ibintu birenze. Ikintu cya mbere kigoye ni ubushobozi. Ikindi yenda navuga kuba yenda tukiri mu masomo, navuga ngo yenda ni imbogamizi, uretse ko atari cyane kuko hari benshi tuzi bagiye bakora music ikaraninga kandi bakiri mu masomo. So nayo ni imbogamizi iri kurebye itarenze cyane, ariko ingenzi cyane ni ubushobozi. Ubushobozi nicyo kintu kiba kibura, naho ibindi byo byakorwa. So King Mind, umaje kugera kuri Ghetto TV, abantu benshi bagiye gutangira kugukurikirana. So hari nk'abantu bumvisha ukuntu uririmba babikunze, so wagize nk'akandi kantu ubanyurizaho dusoza nyine ikiganiro cyacu twihuta? Murakoze. Ngiye kubaririmbiraho ko iyo ndirimbo mfite muri studio yitwa Maburakindi. Mvuga ngo nyuma y'umwaka w'umwaka hagiye kuza Maburakindi nayanditse. Ni story ndende, ni true story, ni ibintu byabayeho. Naririmbaga ubuzima nari ndimo kuko iyi minsi ishize nari ndi gereza. Indirimbo wayanditse uri muri gereza? Nayanditse ndi muri gereza, nyita Maburakindi. Ndumva mfite amatsiko, katunyurizeho tumara amatsiko. Inzira ntibwira umugenzi, nawe umenya icyejo habitse. Uw'abandi nisanga gereza, mu buryo buri wese atatekereza. Ndengana ndatakamba ndirengagizwa, nta cyizere cyo gutaha. Ndatera nkikiriza, sinyibona izuba namba. Nababeshye nkumbuye mu gihugu, hano ndi nawe unyitayeho, keretse uwanyibarutse. N'Amaburakindi, ndababara nkabyimenyera, ndatakamba nkabura uwanyumva. N'Amaburakindi, umutima wuzuye ishavu, amaso yanjye yabonye byinshi. Uwambyaye mutera agahinda, uko ngenda ndushaho kuhatinda. Mana yanjye ba hafi yanjye, fasha mbone mvuye aha hantu.
nta cyizere cyo gutaha ndatera nkikiriza zinyibona izuba namba nababeshye nkumbuye mu gihugu hano ndi nawe unyitayeho keretse uwanyibarutse namabura kindi ndababara nkabyimenyera ndatakamba nkabura uwanyumva namabura kindi hano ndi nawe unyitayeho keretse uwanyibarutse namabura kindi ndababara nkabyimenyera ndatakamba nkabura uwanyumva namabura kindi. Yeah, man, that's dope, man, kabisa bro. Urashoboye kabisa. Man, so murakoze cyane sibyo? Iyi Alligator TV ikiganiro ni Hide and Diamond. Nizere ko anytime twabakenera twababona hagize umuntu ubadutumaho ubutumwa bwanyu twabagezaho. So wabwira abantu bawe ahantu bagusanga, contact zawe dusoza. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye nitwa King Mind, YouTube channel yanjye ni King Mind. Wanditse mwaka by King Mind featuring City Records, aho byakora uko wanditsemo King Mind gusa urabona iyo umuntu YouTube channel ye itararaninga bya danje ushobora kwandikamo King Mind hakaza ba King Mind benshi ariko kugira ngo yenda bize kora wakwandikamo King Mind umwaka by King Mind feat City Records, aho wahitumbona kuri IG nitwa Ernest King Mind, Facebook nitwa Ernest King Govinda, hanyuma na Twitter ndakeka nitwa Ernest King Mind. Hanyuma sinzi niba na number ya telefone ari kenewe sinzi. Oya nacyo ama platforms ndakeka nubwo buryo nabonekamo. Hanyuma mudushyigikire dufatanye kuko turabakeneye, twe tukizamuka turabakeneye kabisa. Turabakeneye inkunga yanyu, likes, views, subscribe kabisa, share kugira ngo natwe turebe ko hari aho twagera. Nanibukiraho kwibutsa abantu bose